Learning to you Isheni TV. Ibuka gukanda subscribe kuri iyi channel, komeze kuryoherwa n'ibyiza iba yaguteguye. Yagira umuntu ushaka kukurwanya, mureka zenyeka ko bose babizi, kuko nzaba ndi iruhande rwawe na rwa rukuta rw'iyeriko. Ntabwo babizi, ntabwo bazi ikijya mbere. Ndagukunda mukunzi. Nzakubera umusirikare, ndetse ngiye kwiga na kung fu. Wagakwiye kuba ubizi ko mufite, ndetse njye ntabwo nkeneye kuba mfite. Nzaba ndi iruhande rwawe muri kimwe cyose uzabukora. None akenera umuntu wo kugutabara, nzaza niruka nkusanga. Niruka nkusanga. Nzaza niruka nkusanga. Niruka nkusanga aho hantu hose uzaba wagiye. Niruka nkusanga. Nzaza niruka nkusanga. Niruka nkusanganira aho uzajya hose. Igihe cyose mba ndi mu bibazo, ndabizi neza ko mba mufite. Ntabwo njya ngira ubwoba bwo gutinya umuntu wese, kuko mbizi ko wize kumva. N'igihe mba nataye umutwe, waramfashe. Ntabwo rwose ufite undekura ngo ugende. Ndagukunda mukunzi. Reba intambara zose umaze iminsi urwanirira. Urabizi ko nabaga ndi iruhande rwawe. Nshobora kuba ndi mutoya, ariko icyo nzi cyo nanjye nshobora kwirukanka, kandi nzaza kwirukanka. Ntihagira umuntu ushaka kukwirataho. Ibintu byose nzabikora, ndetse ndamuka nkeneye umutabazi, nzaza niruka nkusanga. Nzaza niruka nkusanga ahantu hose. Nzaza niruka nkusanga. Nzaza niruka nkusanga. Niruka nkusanga ahantu hose uzajya. Ntabwo ukeneye kugira ikibazo. Buri kintu cyose washaka, igihe cyose ndahari. Igihe cyose uzampamagara mukunzi nzakubwira. Urabizi uzabirukana. Nihagira umuntu ukubuza, nanjye urabizi ko nzaba maso. Mukunzi urabizi ndagukunda. Niba ashaka kuba ba Yuda cyangwa bagashaka kuba ba Farawo, njye nta kintu bizancaho intege. Ntabwo nzacika intege.